Icyatuzanye hano no kwifatanya n'aba bantu bari hano muri Iwawa kugira ngo tubahe ibyiringiro cyangwa se tubahe message imwe mu y'Imana yaduhaye kugira ngo bumve ko nabo batari bonyine, bumve ko no kubigisha Imana no kubigisha neza y'Imana, kuko nicyo dukora ni gospel, tubwiriza ubutumwa mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. So no kubaha ibyiringiro kugira ngo umuntu wumva ko ashaka kuba yarabaye akahebwe, niyo terme abadventiste tukunda kuvuga, cyangwa yumva ko ari ruharwa, ko atari ruharwa bishoboka ko yava mu byarimo. So no kubaha ibyiringiro, no kubakomeza, no kubereka ko ejo hazaza hahari. Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mweje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi kundi. Reka tuze by'umwihariko n'abakozi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Itsinda Ambassadors for Christ agiye gutaramira rero Iwawa, ni muri gereza nyine yaho bagorora bamwe nyine bakoze ibyaha bigiye bitandukanye, dore ko ari itsinda rigari rikaba rimenyerewe mu bikorwa byinshi by'ubukangurambaga by'umwihariko cyane cyane urubyiruko. Akaba rero ari urubyiruko bakunze kwibandaho cyane, dore ko bakunze no kuzenguruka mu mashuri agiye atandukanye. Kuri inshuro rero bafashe urugendo rurerure berekeza rero ahazwi nk'Iwawa, dore ko bafashe n'ubwato rwose ubona ko rwari urugendo nyine rutoroshye muri rusange. Gusa hari byinshi batangaje, bavuga nyine icyabateye kujya cyangwa se guhitamo Iwawa akaba ariho bajya gutaramira, dore ko bagiye kubakomeza ndetse bongere bagaruremo icyizere ko bishoboka bagabanye ingeso cyangwa se baziveho, dore ko ari nayo ntego yabo nyine, ari ukugira ngo isi ikomeze ibe isi nziza, isi itarangwamo n'ibibi bigiye bitandukanye. Iri tsinda rero Ambassadors of Christ murarizi cyane mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko indirimbo nyine zihimbaza Imana. Iyo uvuze ubundi Ambassadors of Christ benshi bahita kubumva Sarah Sanyu, dore ko ari we ukunze kuburangaje rero imbere y'iri tsinda, dore ko ari nawe wabashije gusobanura rero, avuga byinshi kuri uru rugendo bafashe. Akaba rero ari urugendo rwishimiwe n'abakunzi babo nyine, bavuga rero n'icyabiteye. Gusa turaza kukurekaho gato ubanze wumve icyo abivugaho kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza icyabiteye. Akaba ari nayo mpamvu nyine bahisemo kujya hariya Iwawa. Icyatuzanye hano no kwifatanya n'aba bantu bari hano muri Iwawa kugira ngo tubahe ibyiringiro cyangwa se tubahe message imwe mu y'Imana yaduhaye kugira ngo bumve ko nabo batari bonyine, bumve ko no kubigisha Imana no kubigisha neza y'Imana, kuko nicyo dukora ni gospel, tubwiriza ubutumwa mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. So no kubaha ibyiringiro kugira ngo umuntu wumva ko ashaka kuba yarabaye akahebwe, niyo terme abadventiste tukunda kuvuga, cyangwa yumva ko ari ruharwa, ko atari ruharwa bishoboka ko yava mu byarimo. So no kubaha ibyiringiro, no kubakomeza, no kubereka ko ejo hazaza hahari. Yego, hari abantu benshi wenda se bababaye cyangwa se bari mu bindi bintu bitandukanye mwashoboraga gusura kugira ngo mukore iryo vuga butumwa. Igitekerezo cyo gutekereza kuri abangaba b'Iwawa byaje bite nka korali? Igitekerezo cyaje gute niba ubyibuka cyane mwarabiganiriye? Urumva korali bifite ama projet menshi mu myaka, buri mwaka bari projet runaka. Rero muri uyu mwaka hari projet yo kuza gusura Iwawa, kuko hari n'ahandi tujya, hari twize gukora campaign yo kurwanya ibiyobyabwenge, tukajya mu bigo by'amashuri. Urumva u Rwanda urubyiruko n'urwo rw'ejo hazaza, nibo bayobozi b'ejo hazaza. So bakenewe kuganirizwa cyane, bakenewe gusurwa cyane. Rero niyo mpamvu twakoze campaign mu myaka yashize mu mashuri. So this time hari abari mu ngo batabashe kujya mu mashuri ko banywa drugs cyangwa bahura n'izindi ngeso zitari nziza, bari hano Iwawa, nabo bakenewe kwegerwa. So impamvu byaje muri uyu mwaka nicyo gihe Imana yateguye, kandi urumva ibintu birimo process na protocole za leta, ni ibintu muba mugomba gusaba mugategereza igisubizo. Ariko urebye Imana niyo yemeye ko uyu mwaka tuza hano Iwawa nabo tukabasanga kugira ngo iyo message dufite nayo tubibagezeho. Ubwo igihe mwagerageje kubikora wenda n'ahandi hatari Iwawa, mukora ivugabutumwa mubwiriza abo bantu bari mu biyobyabwenge n'ibindi byaha bitandukanye, mwabonye ari umusaruro bitanga ku buryo mwavuze muti ubwo bigenze gutya n'Iwawa tugiyeho byashoboka? Ubushize niba ubyibuka ubwo mwateguraga byagenze bite? Byagenze neza, cyane cyane twahere mu bigo by'amashuri. Hari na kera kigo cya Kicukiro twagiyemo, nabwo turaririmba, kuko twe turaririmba. Ariko mu by'ukuri ari testimony cyangwa ubuhamya
buza buvuye muri abo bana bavuye muri ibyo bintu, cyangwa no ku ishuri umwana akavuga ati jyewe nari ku ishuri kuba atazi ko nkoresha ibi bintu. So ubwo buhamya bitewe n'indirimbo twaririmbye, hari indirimbo yitwa Solange abantu barayizi, yagiye ifasha urubyiruko cyane, kuko hari n'ubuhamya mu bigo by'amashuri abayobozi bavuga ati iyi ndirimbo hari uburyo ifasha abana bitwaraga nabi kugira ngo bongere bitware neza, yongera gutuma bitekerezaho. So hari ubuhamya bwinshi tubona, hari n'abandi bakabitubwira ati twebwe njyewe navuye muri ibi. Urugero, hari umuntu dufite yakoze ibintu bitari byiza ajya imageragere, ariko mu by'ukuri yadusanze aho turepetera, aduha ubuhamya bw'uko indirimbo twaririmbye igihe twabasuraga hari icyo zamufashije, ko twagiye no mu magereza. Urumva rero ivugabutumwa ni rigari, tugera hose bishoboka kandi tukabona impact bigira cyangwa se umumaro bigirira sosiyete. Ubwo nihe muteganya gukurikizaho niba hahari? Tuzakurikizaho hari i Bugesera, hari abamama cyangwa igitsina gore. Nituva hano mu kwa gatatu kuri 21 I think nibwo tuzajyayo. Urumva rero ni campaign y'igihe kinini turimo. Hanyuma Sara, usibye korali uririmba nawe ku giti cyawe ufite audience yawe nini cyane bitewe n'uburyo ukora umuziki, iyi minsi uhugiye kuki atari ku ruhande rwa korali, cyangwa se abakunzi bawe ubateganyirije iki muri iyi minsi? Ni ukomeza gukora umuziki w'Imana, uvuga Imana, kuko nibyo ngiye nkunda, ariko nuko mperuka gusohora indirimbo, n'ubu hari izindi ndimo ndategura nyinshi, kubera ko noneho nabonye umwanya wo kugira ibyo nsangiza abantu, wo kugira ubutumwa nsangiza abantu. Nk'uko rero Sara Sanyu amaze kubigarukaho, ndagira ngo mwabyumvishe kandi nyine mwumvishe ndetse n'impumbero yabo muri rusange bafite, dore ko bafite no kuzenguruka hirya no hino hagiye hatandukanye, uretse no mu mashuri cyangwa se mu magereza, hari n'ahandi rero bateganya kuba bazenguruka. Iri tsinda rero Ambassadors Christ bigeze guhura n'ibibazo twakwita nko nyine ari impanuka yabaye ahantu mu 2011. Murabizi ko ari ibintu byagiye bivugwa cyane, bari bagiye mu vugabutumwa rero muri Tanzania, akaba ari impanuka yagiye itana nyine bamwe mu baririmbyi abikorari. Ni impanuka yakoze benshi ku mutima rero, ndetse benshi barababara cyane, barababara rwose, ariko by'umwihariko iyi korari ntabwo yahise kuyagarika ivugabutumwa byayo, ahubwo barakomeje bagerageza rero gukomeza urugendo rwabo, ndetse kuri iyi nshuro rero bakaba bamaze kwaguka by'umwihariko mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, dore ko mu bihugu by'abaturanyi usanga iyi korari ikunzwe cyane. Ni korari ikunzwe cyane Ambassadors of Christ, akaba rero ari na korari twavuga nkaho yafatiye runini gospel nyarwanda hano gospel nyine hano mu Rwanda, dore ko iyi korari yabashije kuzuza aba subscribers barenga miliyoni, by'umwihariko nyine hano mu Rwanda, dore ko bayujuje nta bandi barayuzuza. Cyari ikintu cyiza rero kubona korari nk'ingi rero Ambassadors Christ ibasha rero kugira abayikurikira bagera kuri miliyoni. Aba rero ari ibintu byiza kandi bitanga icyizere cy'ejo hazaza. Nubwo benshi rero bakunze kuvuga Ambassadors Christ bakahita kumva rero Sara Sanyu, ariko mu by'ukuri uyu Sara Sanyu twavuga nkaho nyine ari uko akunze kujya mu b'imbere nyine kuririmba, akaba ari ukunze kuzamura ijwi kugira ngo abandi nabo bakurikire. Akaba rero uyu ngo yaramamaye cyane, ndetse akaba kuri inshuro ari n'umuhanzi ku giti cye, dore ko ejo bundi cyane hatarashira n'ibyumweru bigera kuri 2 ariko gushyira hanze indirimbo yitwa Mukunzi we. Akaba ari indirimbo rero yasubiyemo by'umwihariko, akaba ari yo ndirimbo yari yarahimbye mbere ku munsi yagiragaho ubukwe cyangwa se yakoraga ubukwe n'umukunzi we nyine, yarayimutuye, ndetse mu iyo ndirimbo avuga ko ari gutanga ubutumwa ashimira n'ababyeyi bamureze. Ku inshuro rero yayisubiyemo ayikorera n'amashusho meza cyane, dore ko nyine iyo bari bakoze mbere wabonaga bifashije amavideo yo mu bukwe. Ni indirimbo nanone yakiriwe neza, ndetse Sara Sanyu agenda agaruka avuga ko urugendo rw'umuziki rwe rugiye gukomeza, ahubwo rutagiye guhagarara nyine nk'uko harashize igihe kigera ku myaka myinshi cyane uyu Sara Sanyu adasohora indirimbo ye ku giti cye, dore ko yari asigaje
yarasigaye nyine akorana n'iri tsinda nyine Ambassador of Christ, akaba rero yaratangaje ko agiye gukomeza urugendo rwe. Ndagira ngo benshi muramuzi, hari na benshi bagiye bamusaba ko yakorana n'indirimbo na Israel Mbonye, dore ko ubwo iziyu nyine Israel Mbonye yakoraga n'igitaramo hariya muri Beka Arena ejo bundi cyane. Bisarasanyura yaje kumushyigikira rero, ndetse avuga no ku mateka cyangwa se ku rugendo bafitanye n'uyu Israel Mbonye. Yavuze ko rero icyo yabwira abakunzi babo atari uko yabita bizeza ko iyo ndirimbo ahita iboneka, ahubwo ko ari ukubihigiye nyine bakabasha gutegereza. Nyuma yaho rero umuhanzi ukunzwe cyane cyangwa se wakoze amateka hano mu Rwanda nyine Kitoko amaze rero gusesekara hano mu Rwanda. Ejo bundi yageze rero mu gitaramo cye ku nshuro ya kabiri, dore ko igitaramo cya mbere yakoze ubwo Davido yari yaje mu Rwanda nawe yabashije guperforminga. Uyu Kitoko rero ejo bundi cyangwa se mu ijoro ryakeye ataramiye muri Green Lounge, akaba rero ari igitaramo cyagenze neza, dore ko ari kumwe n'aba DJ bakomeye cyane nka DJ Philipita, akaba yongeye kugaragariza abakunzi be urukundo. Uyu Kitoko harashize iminsi igera kuri 2 cyangwa 1 ni hafi aho, ariko amaze gusora indirimbo ye yitwa Eva, akaba ari indirimbo iri kugenda yigarurira abakunzi rero ba Secular Music hano mu Rwanda nyine, no kuvuga cyane cyane urubyiruko, dore ko bari kwigaruka ko batera amakomenti bavuga bati uyu ntago ari Eva rwose wo mu Rwanda, uyu ntago ari Eva tuzi, dore ko mu indirimbo nyine usanga agaruka ku mukobwa witwa Eva wanze ibyinshi byose bigiye bishoboka nyine bihenze, aho usanga abakobwa b'i Kigali benshi bikundira amafaranga cyangwa se abantu bakize ndetse n'agatubutse. Uyu Kitoko yaririmbye avuga ati Eva we byose yarabyanze, ariko rero arangije ampitamo, nanjye nzamusezeranya kutazamutenguha. Ariko benshi bajya bavuga bati uwo Eva uvuga ntago ari hano mu Rwanda, ntago ari uko bimeze. Byinshi urakomeza kubigezwa no kuri Wakanda Zero Official. Icyo nagusaba ni uko wakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano bye kugira 5 kuri 5. Kimwabanye nyito Wakanda, ndabashimiye.